ufite ibyishemeza nk'iby'imbeba yo mu bugaruru uri gukobanga urugi wararwubatse wagegeraho ufite ubwanwa bwacuramye nk'ubw'imbeba yo wa mudamu wahari hehe uri kubona muhetse se njye uri kubona ndi umudamu cica bagatsimbazara umunsi none umupange ndamubonara noneho ntabwo ari bwancika atayambaye Waramutse mada? Waramutseho. Amakuru. Imeze ute? Turaho nyine. Wazindutse. Simwe mu nzindura sinje kureba ya gahunda. Amafaranga ntabwo araboneka boss we. Ntabwo araboneka tegereza boss wanjye azahembwe. Boss wazahembwe sibyo nibyo binzana hanga. None ko nta mafaranga mfite uragira ngo mbigenze nte? Amafaranga ntaraboneka se mwicanga muri kujya ngiye mugira ngo ndikudire. Amafaranga araboneka ariko icara witonze tegereza none se ndashize ameza ng'umwaka n'uru kurangira. Ukenerega bibaho ngiye nkurimo amafaranga y'umwaka wose. Umwaka urarangiye amezi 10 wese amezi 11. Ubwo uransetse. Yewe uranangaje cyakora ntago nkurimo amezi 3 wa mugabo. N'amezi 11. Ntago barase nta nyandiko dufitanye. Wayizanye ukareba. Dufitanye inyandiko n'amezi 3 nkugezemo kandi nuko boss wanjye atarava hanze kuko niho yagiye. Tegereza rero naza nzakwishyura. Niyo azaba umwaka yewe. Reka ariko wa mugabo we sinkubye ngo tegereza igihe amafaranga yawe azaboneka. Ese azaboneka ryari? Tegereza nyine nzakwishyura. Tegereza gahe gato yaraje ahembwe. None se nanyoherereza amafaranga nzayaguha. Vuga utankozeho kandi. Kubundi boss wawe. Vuga utari kunkora hose. Ako wanyumvise. Ndakumva, sindi kumva. Ko boss wawe urukumbyanga ari hanze. Hakono twabigenza nyine tukisa. Gute wande. Mbese wagituza nkakubwira. Ndakubwiye ngo nyitondeshe di. Tegereza sinakwerereje message nkubwira yuko ugomba gutegereza amafaranga yawe ntazayaguha. Message ni ya mobile money message n'amafaranga. Ibyo ntago mbiza ariko tegereza sindi kukubwira ariko tegereza wa mugabo. Yo ndiko nakubwira ntaco nkeneye urukumva. Icyambere ndiko nkeneye na amafaranga. Narasaze. Kwanze njeka nkubwire viranga. Andeka nawe bonyitone nkuvira hasi ibintu biri mu nzira. Nakubwira mvira hanga. Genda ariko mvira hanga. Ndeka ariko ngaho nawe banza tuze. Tereza urufunguzo rwanje. Umva rero nawe tuza rega. Utujije gake. Tuze sinuzi. Ariyo rikumbwira ngo iki ngo amezi 3. Cyo nkeneye cyambere cyaka amafaranga. Urukumva? Yego ndakumva. Ntabwo ahangaha rero mpaza. Ese ko ntacyo dupfana ngaha nahaza nta kintu kinzanye sibye amafaranga. Nyine butuje gato yategereza iminsi 3. Nirenza wenda izaba icyumweru. Nzaguha amafaranga yawe nzaguhamagara nyaguhe kuri telefone cyangwa se uze kuyatora. Muri iyi minsi 3 mbwiye. Ziraturarana ahangaha. Ubwo ngo iki? Uri umugabo wanjye se uri igiki? Ntando umugabo wawe. Ngo kubera ko ndimwe amezi 3 se burana uzi ngo nta buyobozi burengera umugabo. Mbese kuri kuyagira makeya, amezi 3 ngenda kubwiye ngo tuza gakeya ndaza kukwishyura amafaranga yawe yose nta na makeya asigaye. Ndagiye ariko ni ingaruka uzobureba. Sawa nta kibazo rwose uzasanga nayateguye nzayaguha. Kijagera ikomanga gucyo ku rugi rwacu ni yahera. Iki baditoraguye he? Ufite ibyishemeza nk'iby'imbeba yo mu bugaruru uri gukobanga urugi wararwubatse wagegeraho. Ufite ubwanwa bwacuramye nk'ubw'imbeba yo wa mudamu wahari hehe? Uri kubona muhetse se njye uri kubona ndi umudamu. Cica bagatsimbazara. Kandi bajya bakwigisha umuco. Baraguturaze, barakureze, bakugize ute wagihunda. Muri ibyo byose nkubyiye. Nta na kimwe bakoze barakubwaguye. Barakubwaguye wakira. Kimeza nk'aho bagitoraguye mu masaka cyo gahura na. Ako subundi byo tubiretse niba ari ngirwa nyokobuja niba ari mushiki wawe ari he. Cyambaye bikotanja cyarutoraguye muri rwe. Ako subundi wagihera wewe wagihunda bize kuba cyukundeba ku kindi rw'isuka. Ibyo mwibyira byose nubundi ntimurayiraramo.
Naturahira amase izi nzu ni izasko ni iza nyoko ni iza sogokuru wawe ni izande njye nyiri byondo mumfate guca mumbwire guke nyirabyondo se wahe nyirabyondo wambara ibikweto byashaje gutyo ni nyirabyondo we ibyo mwigira byose ntimuri bwongere kuba nyirabyondo se utogosha kubwanwa nyirabyondo utogosha kubwanwa baho ubwanwa bwa nyiri bwa bundi bwo mu buhinde ariko ubundi uranzisha mana yanjye we nanga imbwa burangahura na sope ariko kuri upange njye mbakura ko bajye baza bandukire mu wanje buri gihe kwe hari akantu uvuze ni nakumva neza agakise uravuze ngo hange imbwa ugahura nazo njye sinjye tuva ko ndi imbwara kandi kwasko ndi kwanje ko njyaga iwanyu sa kamje bese ubundi niba none n'umusasi ngufashe se basuri wamfunguriye ngwe 500 uje kunywa umusururu wangegera ngwe 500 uje kunywa umusururu mwanyishe si mukareka kumpa 500 je nize kwisuza ngo uzikune mwaka usubunda ndaramuka kakwe na nyabingi wantumbaganiwe yabingiza mu muryango we wanyu wagitera mu mwako kadutera umwaka sima mu ndero bibazo byaguma mu rugo rurugegera wavutse bibazo byaguma mu rugo kagume mu nturo ihora n'amaki Bese wampamagariye uwo muntu niba amusha wavutse mu kwezi kwa karindwi undi ko n'ukunganura ibyishaka nagutsinda ahangaha nkakwereka nagushingwa muri toilette zanjye undi mpamagayira kabaretse wanjye gera wenda gusomera ni nagutsinda ahangaha yego sister kumbe ni mushiki wawe sha uri musaza we umuntu uje kwishyuza inzu nigegera se niko nimugaze imbere ngo nawe ufite nawe agiye kwihisha sawa noneho mwana agiye no kunyisha niyo yari yatereje ngo uzindike wakintu bose ndi ikintu mbabarira wangegera se wagicucuwe warinda kuvuga yo yose ni igicucu bose mbabarira nje numvise ko yagiye kwihisha he kaburetse buhagaze handaye sibyo mubwira soke vuba kwanza ndabiza ari mu nzu ntabwo ijoro iki gitondo yari yakagenda gera vuba muzanye leta muza ako sisha ubundi ko ndi kumva uri kuvunira mu rufunguzo ubwo nanjye nagiye ntago ari njye bukururu urandeberara kanze sha buretse ndakwereka ntabwo birangiriye ahangaha kanze gushaka ubuyobozi kubona yangegera hari yagiye dore ndabo ubuse niyigarutsera mwaramutseho yego makuru ni meza kuzindutse nagiye kuri gahunda zanjye ugeze aho utewe ninde wakurangiye ngeze hano nte murajya murambura abantu ngo bageze hano bate mwari uzi ko ntazahamenya sha ntago narinzi ko hano hazi uhabwiwe n'iki ndahazi ahubwo kuhamenya sicyo kibazo icyo nkeneye n'amafaranga yanjye amafaranga yawe ibyo tubireke ikinzanye n'amafaranga yanjye nta zindi business nta bindi umva amafaranga yawe ntayahari ngo amafaranga yanjye ntayahari Eriya muri kuza kuguza abantu muteretse amaso mugize mute bamuzi ko abantu baba yatoraguye mu nzira mbare rimwe kabiri amafaranga yari hasi tegereza amafaranga yawe ntayahari ndavuze ngo mbare rimwe kabiri amafaranga ajya hano mbare rimwe kabiri wampereje amafaranga yanjye cyangwa se muhishe nzayaguha nawe wica upfasi ahubwo bigira inzira upfa batanyishyura fambe ahangaha nigendera ndabona mudugudu aje hano kandi nanjye muri bideni nshaka kugira ngo atansanga hano ariko mukayandongera ndaza tubonane kaza ngenda ariko ndagaruka tubonane ngo bimeze bite wowe nibe bibazo wanumvise wiro ya mubyeyi yo mudugudu ni wowe bari kubwira wananiranye byacanye uyu nguyu nza kumwishyuza ntakeneye kunyishyuza ko wa mubyeyi ibibazo ufite ni ibihe biri gutuma wambura umuntu umwaka wose erega ntabwo namwambuye naramubwiye ngo nabategereje gatoya amafaranga ninyabona nzayamuha ko yambwiye ngo yagiye aguha ukwezi ko kugasanga mukundi ngo kugasanga ngo kandi ngugira n'umwana ngo iyi nzu ngo warayibomoye ngirimo ibitobore ibyo byose uvuga rero nani ngibyo byose ibyo uri kubona uyu nguyu nta n'ubwenge afite mwagiye muba abantu bakuru doko mubona acecetse ni guca wacecetse ntajya avuga uramwishyura amafaranga ye bimeze bite nzayamuha ntago mbihakana kandi nawe ndabimubwira ko nzamwishyura sinzi impamvu uremera ko amafaranga azayaguha ni gutya ahora rero nawe nakuzane ngo nkemure ikibazo nkeneye amafaranga yanjye natayampa agira ansohokere mu nzu
bagireka kudusiga isura mbi nk'abagore mu mudugudu. Bibaza umukobwa umeze gutya akaba adafite n'ubwenge rwose. Oya nawe urakabije ubwenge se. Gerageza umuhigi uzamuhera amafaranga. Oya ntabwo icyo gihe gikeneye mudugu ndarambiwe pe. Ese we ntago wakwihangana. Oya ndarambiwe buri gihe se naza ndihangana urukumva ibyo bintu ari. Urihangana nawe yashaka. Mudugu ndakuzanye mukemurira ikibazo. Urukumva yewe niba udashobora gukemurira ikibazo. No waba umuhaye na makeya. Ubu ni ngombwa tugukorera urwandiko tujyana mu urwandiko natsokere ubuki uri aho ngaha kugira udasanga ari kuvuga ati namusoye mu nzu nabi nansokere mu nzu je ntabyo nkeneye n'ubuyobozi buhari. Ubwo koko wowe nta nubwo umureba umuntu w'umubyeyi wemeye kugupfukamira ngo umuhereze byibura wenda kwishyure mu mezi 2 ari imbere nta nubwo wamwumva. Ya mudugu ntabyo nkeneye rwose ndabirambiwe. Natayivamo none n'uyu munsi natayivamo nje nawe haraza kuvuka ikibazo nabwo ntiyabyanga nge nawe turayirara na muri ijoro. Ngwiki natayivamo turayirara na ndarambiwe pe. Hari amategeko y'abapangayi nawe niwigira nabi ndabajyana ntabwo wabyukana umuntu guca muri ubu buryo. Oya mudugu ndarambiwe rwose ndarambiwe ntabwo. Duhamagare umutekano. Duhamagare umutekano. Umva ariko amunsorera wamwingiye amunsorera umugumu. Gerageza mwumvikane nimukabane gutya koko. Ako mudugu ibaze umuntu nta bwenge agira urukumva buriya kanze mu byo n'ikindi cya kabiri. Umuntu buriya ashobora kumara amezi 11 mu nzu akubwira ati ejo mbese ari weho wakora iki. Ariko wowe nyiri byondo wakwihanganye ko kukagumya ukihangana n'ubundi ko nta munsi utihanganye uyu munsi ho wakwihanganye wenda ko bitari burenze iminsi 2. Umbyeye neza yuko asubonye ubuyobozi noneho ra. Kwinginze nyine nta munsi nuko ubuyobozi waje yumva nyine ariko kwinginga. Ejo bundi narakubite wanga sinzi yo yari yakuye abahungu. Ani wawe Bataba nabahera. Niwe mugabo wawe baje kwishyuza inzu. Uyu niwe mugabo wawe. Nese ko tubyenga ari hanze ya tuwarete. Ahubwo nari narakubuze bari kunyishyuza amafaranga y'inzu. Amafaranga y'inzu? Amba ndomewe pe. Shobwa ninyene ni mubyiga wowe n'umugabo wawe munyishure. Uyu niwe mugabo wawe. Ubwo sura cyategereje amafaranga ngo bazakwishyura. Niwe mudugu uramfashe kiburiya. Shamada urunguru rwirwanire rukubona inkweto yancikiyeho yego nimeze. Nanyira nje gufata ibintu byanje nisubire mu rugo. Umugabo se kandi arahukanye. Ariko si umugabo w'ibyo ari kunkora burani ibiki ngo agiye gufata utwagende. Nubwo biragenda bite kubona umugabo agiye. Umugabo se niwe twandikanye neza mu ngumu. None wandikanywe nande? N'umugore. None mata biragenda bite? Bigende bite? Ubwo nyine nyiri byondo wihorera. Ubwo nyine za gahunda turaza kubyumvikanaho wowe nta kibazo. Kari hose si ngibyo byose umudugu. Ndumva ubwo byarangiye wakwigira mu byakwigira. Kanizere ko mutongera kuhamagara ngo. Okay. Ubwo reka nigende. Sawa umunsi mwiza. Ariko umudugudu bwagiye kuri cyo ni ibi. None se hari ikibazo wowe turumvikana nta kibazo. Ayiga mana we. Bisora munjyanye koko ndi kureba gutya koko. Ariko ntacyo. Muri sikari konse yo mubikora ukarinda kumvuna gusa gutya. Ntacyo ariko. Umusatsi gwaturamye